umunsi umwe mbirya naciye mu idirishya ndasimbuka ngo ku gitanda ndagica. None si ukubirya gusa naciye n'igitanda. So byari intambara rero ako gasituwasiyo rero iyo uri umupeti nko ku myaka 8, 10, 8 cyangwa 9 ugakora iryo kosa aba ari ikintu gikomeye. Uvuga ati none wese biragenda bite kuko ibiryo bya papa igitanda ndakivunye. Ubu ngubu ari ukuntu bankubitaga sasa nkahita mvuga ati noneho mureke nduhuke. Ubundi turaza kujya muri second time. N'ubundi ndabona mudafite gahunda yo kurekera. Nimureke nduhuke mwongere. Ubundi turaza kongera dusubire inyuma. Home the Doughboy sent by God. DJ Didman Dopte of course. Ikiganiro Magic Dop Time with DJ Didman. Ikiganiro ni kwa kundi ni buri wa gatandatu rero guhera ku isaha 5 kugera ku isaha 9 uri kumwe n'icyogejwe n'Uwiteka. Umwe wenyine woherejwe n'Uwiteka kuri ino si kugira ngo aze abashe kuba yabitaho ndetse abacungure. Ndi umucunguzi wanyu rega mujye mubyemera dore ko weekend nahari nta weekend yaba yabayeho. Ubu ni ukuvuga ngo umunsi uzabura ku wa gatandatu uzajye wumva ko ari nk'umunsi wo ku wa 8 bawuhinduriye nk'izina. Cyamane kanongere guhikaze. Murakoze cyane. Kanongere guhikaze. Iminsi yari baye myinshi ariko nanone ntago ujye dutenguha no kuyita ugaruka ufite ibikorwa byinshi cyane kabisa kandi bimeze neza byatari. Ugize gutya uratubwira ati rero how are you? Mumeze mute? Ati how are you? Mumeze mute byifashe bite? Biracamo. Wana biracamo aho ngaho. Akaririmbo how are you turaza no kugaruka cyane ariko uyu munsi turi muri double play. Double play rero ni hahandi tugomba kuganira tukamenya ubundi y'amano. Urumva? Muri quartier yate abana bangahe inda. Urumva? Se zagiye he? Urumva? Ibintu byose. Ubu ngubu ngiye mbafite amakuru. Reka. Urumva ni handi tureba kari umurori. Ugiye kubimbwira. Ngiye kubikubwira. So reka nkubwire double play ni umwanya rero tuganiramo n'umuhanzi tukagaruka no ku ndirimbo ze zose muri rusange ariko nanone tukagaruka kuri background yiwe ubuzima bayimo uyu munsi ese ibintu bimushimisha ibintu bimuvuna mu kubaho mu buzima busanzwe after y'umuziki ese uwo muntu n'umuntu ki muri societe bisanzwe. Nicyo niho hano rero tugiye kuba tugaruka ari naho tugiye kuba turebera neza ya mpano ni mu ntoki. Uri tayari? Ndi tayari kabisa. Uri tayari? Ubu hari kabisa. Ya mpano reka duhere ku ntangiriro zawe z'umuziki. Uburyo winjiye mu muziki mbere yaho noneho. Wari umuntu umeze gute? Yamano yari umuntu umeze gute mbere yuko ahura na mikrofone bondi bagashyiramo ibyuma by'umuziki akazamuka? Yamano mbere yari Florie. Yari Worizagwira, yari umupeti w'umunyeshuri. Yari umuntu ukunda imiziki. Intego ze nyine ari ugukora umuziki muri rusange. Uwo niwe Florie wahindutse ya mpano. Niwe Florie? Yego. Okay. Florie yabyawe nande papa na mama? Florie ni umuhungu wa Sengiyumva Zabron. Mama mwita Venasia. Yego. Florie wavukiye he? Wavutse ryari? Navutse mu 2000 ku itariki 30 z'ukwa gatandatu mvukira ahitwa Nyamasheke Cyangugu. Irangiro. Ni quartier aho ngari muri quartier? No murenge. Quartier yitwa Impabe. Rero aho niho navukiye nza kuhava ku myaka nka 11. Uhava ku myaka nka 11. Florie yize he amashuri abanza? Primaire nayigiye aho ngaho Cyangugu nikomereza Bugesera na secondaire nikomereza Bugesera. Na secondaire uyikomereza i Bugesera. Nakayiga kurya ujya wibuka mu gihe ukiri umwana wigize gukora ku buryo mu rugo ewana bavuga ati none hano barandangiza tu? Njyewe yo nasonzaga nta kintu na kimwe nitagaho n'ibiryo bya vena nabiryaga.
ngaho mako gakuru rero ku buryo hari ibiryo byabiyemo bikaza kuba ikibazo. reka turekere aho ngaho sumye akantu se ka nyine danje. akantu ka danje wigeze gukora uri umwana ukavuga ati noneho dore ko nigenje aha ngaho barandangije. njyewe nyiri umupeti urumva ari ukuntu abapeti babagenera bakabagenera murarya ibi ibindi muraza kurya gutya biragenda gutya. so rero nkavuga ati ariko z'ubundi ibi byo si byari ibyanjye kuki bari kubima igihe bo babishakira babimereye igihe njye numva mbishakira. rero bakabitinza bya danje bagatinda bakajya mu bindi njye nkumva nshaka kurya kandi nta kiri kumbuza. so bikarangira rero babwiye ati rero ngiye kubaha isomo nanjye ngiye kurya ibyo biryo nanjye ndi kubona hafi ubwo muri yeranje ngiye byanjye nariye bino ariko n'ubundi ndumva ngishaka kurya. ngaho mbwira umunsi umwe ubirya byaje kurangira gute? umunsi umwe mbirya naciye mu idirishya ndasimbuka ngo ku gitanda ndagica. none si ukubirya gusa naciye n'igitanda. so byari intambara rero ako gasituwasiyo rero iyo uri umupeti nko ku myaka 8 10 8 cyangwa 9 ugakora iryo kosa aba ari ikintu gikomeye. uvuga ati none wese biragenda bite kuko ibiryo bya papa igitanda ndakivunye ubu ngubu biragenda gute? byaje kurangira gute se? nawe urabyumva nyine ni ukwitaba urukiko ugafata ibihano nyine bakugeneye. uwo munsi ntabwo ryaremye. icyo gihe byari ibindi. warakubiswe karava kabisa nk'izasagutse kuri Yesu nk'izakabwana wakubiswe izingana gute? hari ukuntu bankubitaga sasa nkahita mvuga ati noneho mureke nduhuke. ubundi turaza kujya muri second n'ubundi ndabona mudafite gahunda yo kurekera nimureke nduhuke mwongere ubundi turaza kongera dusubire inyuma. ati rero muretse tufate igice cya mbere kibe kireba ari iki ngiki kuko ndabona nta gahunda yo kurekera ihari. rero turaza kuza muri second term kabisa mureke nduhuke. noneho hagasigara ikindi kibazo cyo kuncecekesha. uzi kugukubita umuntu akagukubita akubuza kurira akagukubita akakubuza kurira. bati wirira cicika aho ngaho kandi ari kugukubita nk'abaduse nkifata nanjye kuko nkumva si ngombwa ko ndira ariko nkashiduka nyine urabyumva umuntu ari gukubita amarangamutima araza ikiniga kikaza bikarangira ko kubikoza. rero narababwiraga rero kugira ngo narira namwe nimureke nyine mu makanya murongera ntaribi muwe mumaye ka pose gatoya noneho njyewe ndaje mu kanya n'ubundi tukongere dusubire mu kazi. ve yagukubitaga gukosora gukubita umuntu umuganiriza. rero yagukubitaga kuganiriza iyo utabyumvaga icyo ari kukuziza byari kuzagera n'ejo akigukubita paka banza wumve icyo urimo kuzi. yego ngaho mbwira iryo joro bagukubita bagukubise bakuziza ko wari ibiryo cyangwa wavunnye igitanda? kuba nagize uwo mutima wo kurya wo guca mu idirishya ngasimbuka nkagenda nkabirya. uwo mutima kuba natinyutse icyo kintu nicyo kintu waziraga. kuryaho ntabwo byari ikibazo ahubwo kuba natinyutse icyo kintu. watinyutse gute? wabikoze uti byagenze bite? rero aho ngaho niho hari ikibazo kubisobanura. gutegereza byakuyobeye. kwihangana koko kwihangana kuba wari ushonje cyangwa wumva udahaze. yego utwo tuntu rero ni utuntu nagiye nkora ndi umupeti. ikindi bakansigira bagasiga inzu mbo nkashiduka nafashe radiyo yo mu rugo nayifunguye nayishe wagiye gushakamo abantu abantu bavugiramo hehe. rero utwo dukosa twose noneho habaga na gitari mu rugo agasiga gitari agasanga imirya nayiciye mu rugo habaga na piyano ugasanga nabihondaguye. rero nari nkubaganye cyane. kuri ino saha wenda aho ngaho ni
ni mu gihe cyashize, ni mu myaka yawe ukiri mutoya, ukiri umwana, umaze gukura, umaze kumenya ubwenge, ni akahe gakoryo wigeze ukora nanone ukabona agashaka kongera kuguhuza na vi? papa wanjye rero kubera ko nyine umupeti nanjye urumva ntabwo ubu ngubu maze gukura nta bintu byinshi tugihurira kuko namwiyeretse nyiri umwana, naramwiyeretse ndamubwira ati ukwiye kunyumva, niba mbera mukuru mbera papa nyine, wishaka ngo nkumve utari kunyumva, we banza unyumve nka papa wanjye, noneho nibwo nanjye ndamumva ibyo uri kumbwira koko. Rero icyo kintu nakundaga kukimubwira cyane 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 cyane, nagiye gukura rero yaracyumvisha. Ukunda kumubwira ati rero papa nanjye jya ubanza unyumve, urumva ubundi nanjye nkumve, kukuranduta ukwiye kumbera urugero. Rero nimvuga ukankubita nta kintu nawe uri kunyigisha mu by'ukuri, waretse nkavuga basi ukanumva aho byapfiriye, sasa ukankosora. Rero nakundaga kubimubwira nyine umupeti cyane, jya unyumva. Rero nagiye gukura nyumva, ari wa muntu usigaye ukumva, twicara nkamubwira ati bimeze gutya, ku buryo njyewe nta kintu njyamisha papa wanjye. Urugero nk'uko yagukubitaga avuga ati igitekerezo cyaje gute cyo kunyura mu idirishya ukagera n'aho uvuna igitanda ugiye no kurya ibiryo, ukamubwira ati rero papa banza unyumve, njye nari nshonje, ubundi umubite nyuma. Yewe ntabwo yahirirwaga, nawe yabaga ari umuntu uri kuri hasoze. Naramubazaga ati ese ko ibiryo bihari, ibintu byose bikaba bihari, kuki mutugenera? Ujye mutubwira ngo ibyo ngibyo nta bindi, kuki nyine mushaka kutugenera ibyo kurya? Mugire byinshi, mubyongere nta mpamvu, kuko birahari. Rero ku buryo byagiye binageraho, urumva ababyeyi bagira imibare ukuntu baba batwara ibintu byabo, ukavuga ati ku buryo byageragaho, ku buryo ki iyo batekaga nk'ibiryo cyangwa umuceri runaka, kuko wabaga uri home, hari igihe nabacungaga ku jisho, nkahita ngenda ugafata umuceri nkawongeramo. Hari igihe nigeze kubikora, mwongeramo undi wenda gushya, noneho bakajya bumva umwe urahiye undi usuhiye. Rero wafashe umuceri umwe wenda gushya, undi uraza kongeramo wenda gushya, noneho barya bakaba bati wahiye igice kimwe. Rero utwo tuntu ni utuntu nyine mu bwana umuntu atakibagira. Ati uyu muceri ko twumva wahiye igice kimwe byagenze bite, cyangwa se bakabona ngo mbega umuceri usigaye utubuka kandi wongere bundi. Rero sinzi niba hari abandi bana babikoraga, ariko babitoze gatoya, bakaba bavuga ngo twatetse wenda umuceri ni mu rugo, ntabwo ari ukupima ku biro, ubwo ni ibikombe. Batetse ibikombe 2 by'umuceri, nawe waciye inyuma wongeramo icya gatatu, bawuteka bakabona wabaye mwinshi cyane. Umuntu watetse umuceri azajya ahora awuteka ngira ngo ukuboko ngo gutubure ibintu byinshi. Rero utwo tuntu twose utuntu umuntu acamo. Ikindi bigeze kumubitira bya danje, nigeze gufata igipapuro ndakizinga nk'itabi, noneho ariko nari nagiye ahantu mbona abantu bafata peteroli bakayishyira mu kanwa bakayivubura, ariko bakayivubura bacanye umwambi. Nyine ugafata nk'iyugabufu ugahita umuriro waka mu kirere, kuko homu habaga peteroli. Mu rugo twaracuruzaga ibintu bya peteroli, ntabwo byari bihari, ntabwo byaburaga. mba ndayifashe peteroli ndayijunditse, mba ncanye ikibirite, mba ndahuye, ingohi zirashya, ibitsike birashya. noneho bajya bandeba bagahita se byagiye, noneho ndavuga nafashe peteroli. Gufata peteroli ni ikosa rikomeye, kuyijundika no kwicana ivuye mu kanwa ni irindi kosa, n'ibindi. Nagiraga utuntu twinshi. Ese waje gusobanura gute? Waje gusobanura uburyo ibitsike byabaye gutyo gute? Nabwiye mukuru wanjye ati tubeshye yuko nasinziriye nkagwa mu muriro.
turabibeshya nyine gutyo ngo igitotsi cyamfashe ngwa mu muriro, icyo kinyoma nyine turagikuza ikinyoma kirakura kirafatika baracyumva nta n'ubona nabibwiza ukuri mu rugo bwo babizi utyo. uno bazi impamvu inkoye zawe zari ibitsike byari byagiye kuri ino saha barabimenya. Urumva wamaze gukura noneho papa akumva ntabwo mwongeye kugira n'utundi tubazo, reka noneho twinjire muri kariyeri yawe ya muzika. Winjiye mu muziki urugendo rwa rurerure, waduteye story z'indirimbo uwo rizagwira, uburyo byakugoye kugera i Kigali, mu rugo barimutse uri ku ishuri, byose biri muri ya ndirimbo yawe. Nyuma y'aho ngaho, nyuma y'uko iriya ndirimbo igiye hanze igaruka wenda ku mateka yawe mu buzima bwawe, ubu ngubu ya mpano ni akahe gakoryo aherutse gukora tu aba yumva nyine avuga ati cyakoze aka ngaka ko sinzi n'uburyo byari byagenze? njyewe ubu ngubu ni ikihe kintu gisekeje naba narakoze muri maze gukura. Rero ntacyo ntagitangaje gihari, bihari nyine n'ibisanzwe, nta gitangaje ntacyo, nyine ni ibintu bisanzwe. Okay, reka tugaruke ku ndirimbo wamaze gukora. Indirimbo wamaze gukora wayikoreye muri 155 AM, yakozwe na producer Element. Yamana urimo mu bantu bagiye kuri social media babwira Bruce Melody ati ndashaka dukorera remix y'indirimbo ndikwikubita. Birangira indirimbo bidakozwe, utangira kugenda uvuga ati uriya mukobwa imana ngiye uriya mukobwa ntabwo ari sawa. Ntabwo ariko navuze ngo ntabwo ari sawa. Oya gusa wenda sobango ngo si sawa mu miririmbire cyangwa iki, yarakwirengagije. Ibiganiro byawe nka bingahe narebye wikoma Bruce Melody? Oya ukuntu nabivugaga ntabwo nabivugaga wenda mushyiraho ikosa ngo nuko ngo yanze kumpa remix y'iriya ndirimbo. Nagiye mu kiganiro ahantu babimbaza nk'uko ubimbajije mbivuga, ariko ukuntu nabisobanuye rero niko ngiye no kubisobanura nanone hano. Melody ni umuntu munini cyane, ni munini mu kibuga cyo mu Rwanda cy'umuziki, mu buryo umazemo imyaka nka 12 mu bintu runaka, tureke n'umuziki, ibintu byose umazemo iyo myaka ububizi ubishona, ubarahuye n'imbogamizi nyinshi, ufite ubundi bwenge muri ibyo bintu. So rero ikindi nagiye kubyandika kuri social media yuko nkeneye ko dusubiranamo iriya ndirimbo n'ubundi twamaze kuvugana. Kuko naramuhamagaye ndamubwira ati indirimbo ndikwikubita ni indirimbo nziza, ndakeka wayumvishe, ndashaka ko tuyisubiranamo. Ambwira ko wagiye kujya kuyumva. Sasa ngiye kubishyira hariya kuri platform zanjye, byari ukugira ngo ndikwikubita koko ikomeze nyikorere promotion yayo. So rero nyuma yaho ntabwo nari nitezemo ko twayisubiranamo, njye nabikoze mu buryo bwa promotion y'indirimbo yanjye. Nyuma nibwo twongeye kuza kuvugana, ambwira yuko ari gutegura album kandi koko irahari. Ambwira ko ikindi ndikwikubitira hagije ko bimeze kuriya nta mpamvu yari mix, nta mpamvu yari yo gusubiramo twanakora indi. Rero nk'umuntu ndamwumva nka okay ntaribi, kandi koko niyaza kuma kiragiye kuyisubiramo na kano kanya niyo yama ngo dukorane indirimbo, ndakeka rega n'Imana itapfa kwita ibyumva ku kanya, ntabwo kuko hari level yahita nshyiraho, hari ritime yahita nshyiraho kugenderaho nasanzwe ngenderaho. So iyo ritime rero kuyigenderaho biba bigoye. Rero Imana ikora igikwiye mu gihe gikwiye. Muri make uhita wumva ko wowe Bruce Melody nimuramuka mukoranye indirimbo bizagwa fm kumimanaginga byanga. Oya agushyira kuri ritime utarimo gukoreraho. Ashobora kukubwira ati ndikwikubita ntari bitugiye kuyikora, ariko video yayo mu director wayikoze ntago mupefera n'urugero kuko baba bafite nabo bo bakorana. Ndaguha uwanjye kandi wiwe ugasanga indirimbo ihagaze muri 25 million, kandi wowe
yagutwaye 10. So rero ukumva iyo reva gushyizeho si uriho kandi nanone nawe si yagushorera, afite ibyo nawe ari gushora, afite ibyo arimo gushoramo. So rero ntago rero nawe n'umukuru nyine ndi kubwira ngo arareba igikwiye kandi n'Imana ireba igikwiye mu gihe gikwiye. Yego. Okay. Iyo ngiyo ni agakese ka Bruce Melody kanajeho ndetse unakagarukaho cyane uvuga ko yakubabaje, wenda wari urimo gukora promotion y'indirimbo yawe, ibyo ngibyo birarangira. Twitege ihe promotion kuri iyi ndirimbo se hawayo? Nabuze igitekerezo uko mbona nabuze igitekerezo, ariko niko kubaho nyine, buriya biragenda bibaho, naje n'ibindi urundi bizagenda biza gahoro gahoro. Rero icy'ingenzi ni uko yasohotse indirimbo nziza ifite sound nziza ihenze, amashusho yarahenze, audio ya production element aragoye kumufatisha, buriya element ni umuproducer uhenze cyane. Yego, kugira ngo utange igihumbi 500 cy'amadolari ku gihangano ari ikintu kinini cyane. So rero nabuze igitekerezo cyayo, ariko icy'ingenzi ni uko indirimbo ihari, iri kuri YouTube, iri no ku yandi ma platform, abantu bakurikiye radio bagende bayumve, kuko ni indirimbo ya show, ni indirimbo nziza pe, ni indirimbo yo kuryoshya inzoga, Yego. Ese buri kingo muryoshya na fanta zirahari, zabucura se zinono ziryoshya amata. Fanta gusa ziryoshya n'amata. None iyi ngiyi rero niyo kuryoshya inzoga. Nabonye ba mubi barimo muri video n'ubundi babitamo utuntu twose barimo kugenda ibintu bimeze neza cyane. Iyi ndirimbo yagutwaye akayabo k'amafaranga n'iki kugira ngo ibigiye hanze muri aka kanya? Audio na video mbariye hari amafaranga ubundi umuntu atajya abura kandi bari kugenda mu bintu, ariko miliyoni 4 zarahagendeye, kuko yanditsweho none bireba n'abantu benshi, kuko iyo ngiye gukora ikintu nanjye nshaka gukora ikintu kiri kuri standard. Ikorwa indirimbo zanjye ziba ziriho amaboko y'abantu benshi kandi abantu bahenze, abantu nabo basobanukiwe akazi barimo, biba binsaba ko nanjye nshora rero cyane. Biba bisaba ko uri gushoramo amafaranga. Ugereranyije nawe kubwiye miliyoni 4. Yego, udashyizeho twa dufaranga nyine two kuri seti, twa tuntu tw'udutike tw'amabuye, kujya kumixa, kujya muri studio, ibyo mwariye, ibyo mwanyweye, aho mwari kumwe, rero ya mafaranga nyine wishyura, ukavuga ati angaya nishyuye miliyoni ya mbere iragiye, iya kabiri, iya gatatu, iya gatatu iragiye. Ufashe amafaranga miliyoni 4 uzishyize ku ndirimbo, witeganya ko iyi ndirimbo izaziyagarura? Ukuntu ngiye mbibara, umuziki biragoye ko wahita ugaruza ayo mafaranga yose ngo indirimbo yagaruza ubwayo, ariko umwartiste yavamo umukinnyi wa filime, umwartiste yavamo umucuruzi mwiza, umwartiste yavamo umuntu wambara umunyamideli. Ikintu umuntu bari guhagaranira ni ukubaka rya zina rifite imbaraga, kandi kugira ngo wubake izina rifite imbaraga ni uko riba ririho ibintu nabyo bifite imbaraga. Yego, ni imbaraga nyine n'ubundi zivanga mu zindi. Yego, rero kugira ngo agaruke ni uko ibyo bintu byose iyo umaze kugira izina rinini urabikora, urabihuza bitewe na mentality ufite, imyumvire ufite, niyo agenda y'amafaranga agaruka. Ariko umuziki ku giti cyawo biragoye ko miliyoni 4 zahita zigaruka ngo abantu bayirebye ngo hise yinjiza ayo mafaranga. Ubu usanga n'indirimbo zinjiza nka miliyoni 10 hano mu Rwanda ni indirimbo nizambonye. Yego, izo ziba zifite iminota 8. Yego, ariko hano mu Rwanda nyine biragoye. Kandi ikindi uzabirebe, ubura uko ukoze ikintu ushoye miliyoni 100, nawe umuntu
uhita ujya kuri level y'abantu bashoye nyine miliyoni 100, bashoye miliyoni 100, washoye ibihumbi 10 uba muri babandi bashoye ibihumbi 10. Rero na hano mu Rwanda impamvu tungana gutya nuko tudashora kimwe na Diamond. Impamvu nawe ataba nka Davido nagashora nka David impamvu ataba nka Chris Brown nago bashora kimwe. Uko rero ushora uko usohora amafaranga ni nako uwo muntu wadanje. Yego nako yinjiza ni nko genda nagaruka. Ya mpano mu buzima busanzwe kuri no saha nyuma y'umuziki ya mpano akora iki abayeho gute? Nge ni umuziki, ubuzima bwanjye bwa buri munsi ni umuziki. Nabikubwiye umuhanzi ikintu kiba gimwegereye ni business. Rero business yanjye n'ubundi zingiye ku muziki. Nizingiye ku muziki. Yego. Ya mpano atari muri studio atari mu muziki abarimo gukora iki? Bandi home. Ubu urimo gukora iki mu rugo? Ni iki kintu ukunda gukora mu rugo kumva kiguhaye amahoro? Ndaguhamagara inshuti zanjye za kera, ndagusura abashuti banjye, niyo simbamo. Niyo subamo. Yego kuba nyine gutekereza ibintu, imishinga, indirimbo nshyashya, abantu runaka nkeneye kugenda nanone ngira ibyo menya mu muziki ntari mfite, ugasanga hari ibindi bintu bishyashya byaje mu muziki ntafite, ukahita ujya gushaka umuntu ubisobanukiwe ngo abigukorere nawe. Niyo rwo rugendo mba ndimo bwa buri munsi. Biranagoye ko umuziki rero wanawuvanga n'ibindi bintu. Umuziki ni nk'umugore, usabwa keya noneho zinarenze iz'umuntu. Umuziki bisaba ngo uwihe, iyo utawihaye ntago waguhira nawe. Iyo utawihaye nawe ntago wakwiha kabisa. Muri make bisaba ko muba muri kumwe ari pata na rugi, ari wo muziki uba wibereyemo. Ya mpano ni umuhanzi uzi gucuranga. Ni iki gikoresho ukunda gucuranga? Nzi gucuranga gitari. Uzi gucuranga gitari. Ya mpano afite abagore bangahe n'akabasheri? Njyewe nabasheri ngira. Ko bagize ugira sheri se? Njyewe ngira sheri, ngenda mugira sheri wanjye kabisa. Sheri wawe uramufite. Ikintu gikunda kuvugwa ku basitari kugira abasheri benshi, kugira abakobwa benshi, muri make wowe ukibona gute? Nimba arahisemo ukagira sheri umwe? Rero abantu babitiranye ibintu. Uko abahanzi nabo bagira amarangamutima, barakunda, nta nubwo bita no ku bantu babakunze. Abahanzi bose nzi karagiteri zabo, ntabwo bajya baha umwanya abakobwa babakunze. Baha umwanya b'abakobwa n'ubundi aragenda atari ya mpano, aragenda ari floriye. Yego pe ibintu by'ubuhanzi akabisata hasi, akagenda yabaye umuntu usanzwe. None se ko ngiye nigeze kwiyakira hano bamwe mu bantu bahura n'abahanzi cyane, sibyo? Okay, video vixen, nigeze kwakira abantu mu video vixen, arambwira ati ngewe umuhanzi araza akakubwira ngo ngiye ndi kana akasunzi kwino tube twiga kuri projet. None se ubwo urumva baba bakundanye? Urumva wego tube twiga kuri projet, ngiye sunzi sindi umuhanzi kanaka. Nibyari agenda ari umuhanzi mu gihe approaching umukobwa, nibyari agenda ari umuntu usanzwe. Urumva hari ahantu ngiye dushobora no guhurira nkakubwira ngo nkagukoraho, ukandeba mu maso ngahita mubwira ati ngaho nkurikira tugende. Nkurikira ngo ariko tuntu twikorera. Ukaza hari n'undi dushobora guhura nkamubwira ati bite, ni sawa, umeze neza? Tumeze neza. Banyita gutya nkamwibwira, bigafata igihe tukazongera tugatandukana, ubwo tukazongera. Hari n'undi noneho duhura nkahita mubwira ati nitwa Floriye, none sinimvuge ngo nitwa Yamana, nitwa Floriye, amakuru ni sawa, agahana nimero ngiye nkamwihamagarira, ngiye nataha nkamwihamagarira tukaganira bikaba ibindi. Urumva ukuntu abantu muhura se mu bihe bitandukanye n'ukuntu muhura. Yego nabyumvise. Ni irihe banga ryo kuba Yamana afite sheri umwe rero? Nuko narenze irari. Urenze irari nta rari ukigira kabisa. Irari ryarashize? Narenze irari, uwo murongo nyine narawurenze hejuru yaryo. Muri make hari igihe cy'irari cyarabaye.
ubona ni hahandi ugomba kubana naryo, uravuga ati reka nitandukanye naryo, reka ndirenge reka ndirenge nitandukanye naryo, niho hantu uratandukaniye naryo. Abaho kwa approachingwa n'abantu bagiye batandukanye. Hari ibintu byiza hano hanze, kanaka ni umuhanzi akeneye imbaraga zacu, dushobora kumufatirana tukamukoresha gutya na gutya. Ari nacyo kintu kirimo kuvugwa cyane 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 hano mu ruganda rw'umuziki nyarwanda. Hajemo ikintu cyitwa ngo ubutinganyi, hajemo kuryamana kw'abantu bahuje ibitsina. Urumva bikomeje kugaragaza nk'aho iyi industry abantu bose mo kwiyoboka ari cyo kintu barimo kwimikamo cyane. Rero ngiye kukubwira ikintu abantu banahita banabyumva kuri radio, banabisobanukirwe, banabijijuke. Ikintu kugira ngo ube umuntu wa danje, wishyiraho amabi. Hari abishyiraho amaraso batayakoze, akishyiraho ko yanakica umuntu atanamwica, atanakica urukwavu. Hariho nabonye bamaze guta muri yombi uherutse kuvuga ngo pasiteri Nzahuke ngo ngo gupfa kwe ngo bari ngo twari twarabipanze, ngo tubipaka azapfira kuri sitasiyo, ngo aratoroka ajya Uganda, apfira Uganda. Nabonye ribu yamaze kumutamo. Rero abantu kugira ngo abantu badanje, hari igihe sometimes bishyiraho ibintu bibi, bakishyiraho bano bateye imbere bo bishyiraho satani, kandi satani ntabwo ari umugenzi wacu. Uko dufata Yesu n'Imana na satani ntabwo twakabaye tumutinya gutyo, nta n'ugamenyerwa, nta n'ikintu mwavugana, muravugana siki. Rero kubera ko abantu bamuhaba, uwatinyutse we ati ngiye nkorera satani, agatangira kwishyiraho ibintu, nurugera ibimenyetso, kandi umutima wiwe pe anasenga, ajya afata n'igihe cyo akajya gusenga, agatangira kwishyiraho sekibi kugira ngo umuhabe, unamutinye, unabone ko mutanareshya. Rero n'ibintu by'ubutinganyi, umuntu ashobora kukwereka ko ari umutinganyi kandi atabikora, kugira ngo gusa nyine amaso yawe amurangarire, amaso yawe azajya amureba avuga ati uriya ni umutinganyi, uriya ni iki. Kandi abantu bamwegereye, nyina se, sheri we cyangwa umugore we, bazi ibyo barimo, bazi ko ari mu kazi, bazi ko wowe uri Musanze, wowe uri Huye, kunyita umutinganyi nta hantu tuzahurira. Urabigumana mu mutwe wawe, bishyire mu mutwe, noneho bibe dabo. Niba wari uzi umuntu witwa Yampano, hiyongeraho akandi kantu k'ubutinganyi, uzajya uhita ubona umutinganyi tuba ati Yampano. So rero nicyo kintu abantu bagenda bubaka muri ibyo bintu, uwo bagashuka abantu rubanda nyamwinshi, ukaba muri iyo singa abantu bose babaye batinganya, abantu bose ntago waba umutinganye n'ubundi ubwo utariwe, ntago waba utariwe. Yego, gusa hari n'ababyigira batariwe kabisa. None se ababyigira se bakeneye inyungu nk'ibyo ngibyo byose twumva, ariko nanone nitunagaruka ku mateka ya bamwe mu bastari benshi cyane barimo gukurikirana, none usasanga akantu k'ubutinganyi kariho nka Didi, urabizi uko bimeze, urumva batangiye kugenda bagaragaza ko yari umutinganyi cyane koko, we yari we, urumva, kandi we yarabyihahira, yarabihakanaga mbere. Tuza kugaruka hano mu Rwanda, uraza gusanga icyitwa 155 AM wakoreyemo umuziki nacyo kirimo kuvugwamo icyo kintu cy'ubutinganyi, ngo ngaho ngo basigaye birirwa basomana, urumva. Abahanzi bo muri 155 AM, urumva, bihagiye bivugwa byinshi cyane, bavuga kuri boss wa 155 AM, bavuga kuri Roskana, bavuga ku bantu ku bahanzi barimo mo imbere. Ibyo ndi kukubwira se, none se kuki ari bo bari kuvuga nyine? Nawe se iriya nzu nayo irimo gutwika se? Barabana mana yanjye sinzi. None se ibintu byose nyine sibo bari twiko, dufate ko ari agatwiko. Yego, rega, none se bagufata yamato kugira umutinganyi dutwike mbibonamo inyungu. None se nabyishyiraho nta nyungu, ngomba kubanza nkareba. Ntabwo wasohoye indirimbo? nayisohoye nta buryo waba umutinganyi se kugira ngo indirimbo yawe ihashye? Wapi. Ushobora kuba ni urugero, arega hari igihe ushobora kubona nk'abantu, ni urugero shop ya Danje cyangwa Gucci cyangwa sindi igwa ikiraka cyo kwamamaza imyenda yawe, kandi ugasanga bari kwamamaza imyenda kuko y'iryo soko.
y'abagabo b'abagore bakakubwira ati rero tujya gukubita umufungo wacu rwose turabizi ariko ufite abantu bagukurikirana ugomba kujya wambara iki iyi myenda utuntu tw'udusitiringi yego ukakambara ugashiduka uri gufata mu mafoto kubera ko wowe icyambere cy'urava aho hantu murahita winjira mu modoka ya miliyoni nka 500 bodyguard nk'icumi inyuma yawe kandi ufite famiye uvamo ufite umuryango ibyo byose barabizi ko uri mu kazi abo bandi bo hanze bo ni abantu ba rubanda kumva batanakugaburira batagira icyo bakumarira rero hari abantu baba muri iyo soko bakagera ayo mahitamo bakavuga okay mwe mufata uko mushaka njye mfite ukondi rero ndagubahisha mbaho ikinyoma ko aricyo kiyoboye isi se reka mbaho ikinyoma mushaka kumenya undi reka mbongere ikinyoma nuko ibintu biba bimeze rero ariko nyine biba bigoye nta ikintu kitagira ikiguzi kandi nta muntu utagurwa kuko amafaranga ararenze amafaranga yaguze n'umwana w'Imana ntawe ubitindaho amafaranga yaguze n'umwana w'Imana kabisa reka noneho reka tumanuke n'indirimbo za Yamano wamaze kumwumva rero n'umwe mu bantu bamaze gushyira hanze zimwe mu ndirimbo wagiye wumva kandi wanakunze byatari ubu ngubu akaba afite indirimbo nshyashya yise How Are You akaba ari indirimbo rero akaba ari imwe mu ndirimbo nazo zirimo kugenda zibikora hano hanze kandi ku munsi umwe imaze hanze ikaba imaze kurembwa n'abantu batari bake ikiganiro ni Magic Dub Time. It's your girlfriend's favorite DJ Diddy Man Dope D in the mix.